Producer Element uri mu bagezweho cyane hano mu muziki wo mu Rwanda yatangaje rero abantu ashimira cyane bamufashije kugaragara kuri Spotlight cyangwa se bamufashije kwinjira mu muziki nyarwanda neza cyangwa se bamukundishije abantu. Muri abo bantu yavuzemo uwitwa Yago Pundati watunguye abantu benshi cyane, anavugamo uwitwa Bruce Melody wiyita ko ari we uyoboye abahanzi bo mu Rwanda, ariko nanone arongera avuga Producer No Puja. Aba bastari bose yavuze ndaje nkunyuriremo muri makeya ibyo bamufashije abantu bari babigize amatsiko bibaza aba bagabo icyo baba barafashije uyu muhanzi. Reka nkuvire imuzi n'imuzingo wumve uruhare bagize rukomeye cyane mu iterambere ry'uyu muhanzi akaba n'umuproducer Element. Unyemerere duhere ku witwa No Puja. Uyu No Puja rero abantu batamuzi niwe waririmbye indirimbo yabaye ikimenya bose cyane kandi ikaba indirimbo y'ibihe byose yitwa Murabeho. Iyi ndirimbo abagira ati Murabeho ndagiye. Iyi ndirimbo rero mu mashusho yayo akaba yaragaragajemo agahinda gakomeye cyane kaba kagaragazwa n'ababyeyi baba bafite umwana wabo ariko akarwara bitewe no kwiyandarika cyane bikarangira arwaye indwara ya sida bikarangira apfiriye kwa muganga. Muri iyi ndirimbo No Puja ni ubwe wikiniye ari uwo musore ugaragara muri iyi ndirimbo. Uyu musore rero abantu benshi bakaba baranagize ngo iriya nkuru yari iya nyayo kuko abantu benshi ntabwo bazi No Puja, ariko kuri ubu ngubu aracyariho kandi ni muzima. Ngubu rero nawe ni umuproducer. Uyu producer No Puja niwe wafashije Element kwinjira muri production neza mu bintu byo gutunganya umuziki, cyane ko mu mafoto menshi yagiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga yagaragazaga uyu Element akiri muto akiga sogonderi ari kumwe na No Puja, bigaragara ko bahuye kera yagendaga anamufasha mu myigire ye akamuherekeza ku ishuri. Aramushimira cyane rero ko yamwinjiye muri kariyeri ndetse akamwigisha n'ibintu byinshi bijyanye na production, cyane ko banakoranye muri label yitwa The Country Record. Iyi Country Record ni nayo Element yazamukiyemo kuko indirimbo nyinshi ariho yazikoreye. Undi wa kabiri yashimiye uwitwa Bruce Melody. Uyu Bruce Melody rero mu ndirimbo ze nyinshi yumvikanyemo izina Element, cyane ko humvikanagamo jingle ya Element inshuro nyinshi. Uko byatangiye umuhanzi Bruce Melody yari ari kurikodinga indirimbo ni muri The Country Record. Iyi ndirimbo ikaba yitwa Hands Up. Ubwo yari ari kuyikora rero akiri kuyikodinga, umuhanzi Element yamubajije niba ntacyo byaba bimutwaye aramutse ashyizemo jingle ye ivuga ngo Bruce Melody yaje kumwemerera ko ayishyiramo, abivuga mu buryo bwo gutebya ati nta kibazo nawe reka ngo twikire yishyiremo nta kibazo. Bruce Melody rero ubwo yasohoraga iyi ndirimbo abantu benshi batangiye kumenya izina Element bitewe na jingle ya Element yari yumvikanyemo. Ntabwo ari ibyo gusa kuko no mu zindi ndirimbo zakurikiyeho zanabaye hit cyane harimo nk'iyitwa Samoya, nayo yatumye nanone Element amenyekana kuko naho Bruce Melody yamwemereye gushyiramo jingle. Indirimbo nyinshi za Bruce Melody zakozwe n'uyu mu producer Element, Bruce Melody yashyiragamo jingle y'uyu mu producer bituma abantu bamumenya cyane ko ngo Bruce Melody umuntu yashyizeho akaboko cyangwa se yaretse abanyarwanda birangira abanyarwanda bamumenye ndetse banamukunze. Urundi rugero twavuga nka Kenny Solo ndetse na Juno Kizigenza. Abangaba rero akaba yarabafashaga mu gitangaza, bakaba baranakoranye indirimbo yitwa Ikinyafu ndetse n'igitangaza ya Juno Kizigenza twakwita ko yabazamuye. Nanone kandi yavuze ku muhanzi Yago Pundati. Abantu benshi baribaza ngo ese Yago we yamufashije iki? Yago Pundati rero abantu benshi barabyibuka ko yari afite YouTube channel kandi yari imeze neza mbere yuko yinjira mu muziki, akaba nawe yarafashaga abahanzi anabazamura ndetse anagaragariza abanyarwanda impano zabo, nawe akaba ari mu bantu bafashije cyane Element kuba yamenyekana. Element rero no mu minsi yashize ubwo yerekezaga mu gihugu cya Uganda gutaramirayo akaba yaranahahuriye na Yago Pundati bagafata ifoto, abantu benshi bagakeka ko baba bagiye kongera guhuza imbaraga. Element akaba yamukorera indirimbo nyuma yuko amukoreye iyitwa Suwejo yarebwe n'abatari bakeya kandi ikanakundwa n'abatari bakeya. Ese wowe ujye wibuka gushimira abantu bakufashije kugera ku iterambere uriho ubu ngubu? Nje ndi Elize Ishimwe.